mu bana b'iwacu ninjye wagize courage yo kugaruka kureba ibyo basize mu rugo. So niyo mpamvu ndi na hano, ariko wayenda kose ngiye mbona bizarangira na sheri wanjye twibereye hano, si sheri. Izanambara n'izandura umuramo nyine nta cyahindutse. Ubundi reka nkubaza, wambonye muhe muti nabahe bapfumu bakundangiyemo iki ngo birangire menye niba ndi umuti kuri wowe? Oya ntaba. Noneho nanjye ntangire ngo profite kubera ko ngufitiye akamaro. Niki? Anti mama yapfanye agahinda. Kwibuka amagambo yambwiye ajya gupfa. Karibu. Eme. Bite. Ndiye. Kamera. Amakuru. Neza. Neza. Karaga kuri Messi. Narayibonye. Bisho barabitsinze se. Biragenda. Mama arimo se. Kora mama ari telefone nafate. Ari mu cyumba. Yamumbwire ko mushaka. Mubwire ngo reka yaje kureba. Mama Eme. Telefone yawe yari yananiwe. Ni karibu. Uraho neza? Iminsi myinshi wa. Cyane cyane. Yeza kozwe iteka. Bravo. Uraho neza. Ni karibu rwose. Murakoze. Iminsi myinshi diga. Myinshi. Twaraburanye ukanyugura. Ni biye minsi. Kugeza kwisha. Oya se. Urakwishe pe. Cyane se? Cyane. Niko gusaza bimera. Cyane naguhamagaye telefone yawe iraranira numva nashaka kuza ngutunguye. Gusa n'ubundi ko umuntu abatikoreye umuntu akwiye nyine kuza. Telefone rero ema yazikinishije zigashiramo umuriro. Yego. Reka abana basore bamera. Abana b'ikigeye nyine telefone zirabarangaye. Eme. Waba yagiye mu cyumba cyawe tukaganira na mushiti wanjye. Yego. Urakoze. Ana mwiza arura. Urakana keza. Hande. Turaho. Tutayimara. Araho urakomeye. Shaye. Wadutabara. Ukuntu n'uyu munsi wiga. Nuko sinabimenye inshuti yanjye. Ntukigaye urumva nanjye nyine byabaye. Gutyo nyine ari pafu kandi abizwe nta muntu utabara. Ko mama Paul. Shariga niyo nzira ya twese tuzabicamo. Hagati aho reka twe gukomeza ikiganiro ntarakuza Imana wawe. Ko nawe urasetsa. Nta kibazo. Uzi Imana gakize. Ufite ikizi. Ufite fanta, ufite jus. Azana kashi. Karyoshye. Reka. Ntabwo ujya wiburira reka nzi. Ariko nyine ahantu hanyu hahora hambana hashya. Oyazi. Niko urugo rw'abasaza n'abakecuru rumera. Ariko se ubwo urashaje we. Ako boss, muri urigire byubona abantu atari abahanga. Nyine hari igendeba n'iki giti. Nta miziki gifite. N'iki ngiki y'ikirere nka gute. Kandi ukakibona ugatubona neza ukabona ni igiti Imana yimejeje. Kandi wagikandaho gutyo ukumva ntabwo ari igiti Imana yamejeje. Uri kumva abantu atari abahanga.
ariko basi nk'aba bantu buriya barize nk'ibintu bimeze gute kugira ngo bakore ikintu kimeze nka gutya noneho kimere nka gutya neza neza noneho uhita ubona cyazana nk'umwuka duhumeka nka bya bindi bajya bavuga nka bya bindi biteye hariya muri ya jaride ya wa muzungu basi nyine hari igihe ndeba noneho mbere nkiza nari nzi ko giteyemo hano ndebye gutya mbona nta n'imizi gifite azajya ndeba mubazo iki kintu buriya kibahora noneho kubera iwacu ibiba bihari ibiti bimeze gutya babyita ibishihe biri iwacu kandi biba biteye ahantu mu ishyamba noneho naraje ndikureba ndavuga se ubu ngubu ibi bishihe biri mu nzu ya bosi gute noneho ndavuga se buriya yabyubakiye hora ndangije ndebye bana ntabwo wabyubakiyeho mbona noneho ese bosi buriya ibanga ukoresha neza kugira ngo bitume ahubwo wowe wamukoresha kugira ugire amagambo angana gutyo yakure mvuze amagambo menshi ubwo kumuhamagaye mu ngo ugire hino tuganire biriya byose bihurutiye ushaka ubwo urarebye ibintu by'ibitangaza byose mu bantu bafite ubwenge bakoze nturebye imodoka nturebye ibindi bintu urangije ubonye nyine igiti n'icyo ubonye bafite kirimo ubwenge bwinshi ariko buriya rero n'imodoka buriya nawe umuntu wayikoze ni umuhanga kuko nyine iyo uri kubona iri kugenda tuvuga ngo uyu muntu ni umuhanga ariko buriya n'umuntu wafashe agatekereza gukora ikintu nka kiriya nawe ni umuhanga bose Abanyarwanda bamaze gutera imbere nayo ndi kureba kuri iriya filime ari nziza hari n'indi nabonye muri ino minsi yitwa Intimba ni nziza ko ifite ishusho imori murakoze cyane katwaye tukikora bya bintu by'abazungu iyo utasoma ntego guca akantu uko nanjye ibisirimu mbizi cyane ra ushaka kuryoshye we uraho rero usubu ndahora ariko umunyangomeka baranga Birende kubwira nyine mwene mama nyine turamushyingura mu cyubahiro ariko mama yemeye mwene mama nta upfurupfu rwiza ariko mwene mama nyine yapfurupfu gupfa bitunguranye biba bigoye ibaze ko ufite umwana ufite ubushobozi afite amafaranga afite buri kimwe ariko umugore bakanga akakuvuza burundu buriya niko byari bimeze urumva bajyaga bambwira ngo Brina afite umugore w'umwana mubi nyine havuga ngo ni bya urumva rwego abantu baba muri Tanzania ntabwo tuba nyine dufite imico y'abanyamahanga nkumva ni bimwe by'abanyarwanda baragereka ariko naraje ndeba uburyo umwana wanjye Brina bayeho ndavuga mwene mama yari yaratinze umugore yambwiye ati ntugomba gukora igiceri kuri konti oya ntubimbwire kandi kantu kanshidishe nakamenye ko ejo bundi ariko ibaze kugira ngo mwene mama yaka amazi yo kunywa mu nzi ingana kuriya bamuhera amazi mu gikombe cyavuyemo mayoneze byumvikana ko bamagana ibyo baciriyemo ahubwo se guciramo gusa ko numva mukazana ari umugome ko numva mukazana ari mubi uba tugeze aha ngaha none ejo bundi aheruka kumbwira ngo nzabwire ngo Brino ngamwirukane nganshaka oya ndi nyirabukwe nta nubwo nakubaha kuri umushyitsi nta nubwo nakubahira kuri nyirabukwe arubaha se Iwa ubwo rero maze iminsi ifite ibintu byigana mu mutima mwana wa mama ndavuga reka nze njye kureba mama yene mubwira ikibazo mfite ngira inama urumva nanjye maze igihe ngaha iby'iwanjye urumva nawe urugo rutari umugore ukuntu ruba rumeze ariko umva ikibazo ukuntu kimeze Natasha nabizi ko yabanaga na nyina rero umugore wa Brino yanga Natasha ku rwego ntabasha gusobanurira ubu mwana ariyongera arongotana Brino nawe ariyo n'umugore we bose kuko iyo ataza kuba ari umuhanga ntabwo ari kugikura ngo gishyire muri sali wawe ese ko bafite ubwenge wowe ufite ese barakari abazungu babikoze reka ntari umuzungu so kuba nyine wowe ubwawe utari umuzungu bihita bikugira igicucu mu mutwe njyewe nyine ndi umuhanga ariko w'igikara ako se mwana
ako niba bikubabaje ntabwo nzongera kuvuga ko abazungu ari abanyabwenge ariko buriya nyine ngewe mpamvu nari abanyabwenge abazungu buriya ni abanyabwenge ko hari igihe ndeba none se buriya abanyarwanda hari ubwo bigeze batekereza nko gukora kano kantu haba se mwana hari umuntu wagutumye iperereza ryo muri uru rugo ko numva ufata ibintu wagira ngo ubwa mbere urubonye ntabwo uba hano oya nyine ntabwo ari ubwa mbere ariko buriya nibwo mbifashe nkahita mvuga ati ako ibintu buriya kiriya gitubo buriya byagenze bite ubundi ntabwo kwe mbabarira ibyo byihorere rwose sibyo nta kintu ibintu bidufasha ibintu n'ibyo bakoze nyine barabikoze ariko uko wagira ngo neza mu mutwe wawe nta kintu kirimo ese ubundi wagaruke mu kanga ariko buriya nzi gusoma no kwandika nese ibyo ngibyo nkubajije niba warize none se ubwo wamenya gusoma no kwandika utarize wagaruke mu kangahe wagaruke mu kangahe nize imyuga ariko nari narize no kugeza mu wa gatatu iki segonderi ya mu wa gatatu handi nyine twigaga hamwe n'abana ese mbiko uzi kwandika ndabizi ayego ko ngenzi kwandika buriya nzi kwandika n'amazina yanjye no mu cyapa ashyira andika mwana amazina yawe ntabwo nzi kwandikisha telefone ngewe nandikisha ikaramu mu minsi ishize yaraza arambwira ati rero anti mfite umuhungu twakundanye kandi uwo muhungu afite gahunda n'umunyereka cyakora wa umuhungu mwiza pe abana b'iki gihe basigaye bavuga ukagira ngo barire umuhungu mwiza namwe ndavuga ati nuko nyine nshaje utazakora amahano ntabwo nayakora naramuzana bambwira nyine ibyo bari guteganya bari gupanga ubukwe ubu rero kugisha inama igira iti urumva Natasha nta no kuba afite ese mfata umwana mujyane Tanzania ese ngumi naha mushyingire ese ko none iby'iwanjye biri gupfa ngira inama ibyo kinzanye ubu nabyutse nkagabo tudavuga ati nje kurangira inama byancanze pe umva rero ukuntu byumva ndabikubwira nk'umubyeyi ndabikubwira nk'umuntu mukuru ndetse ndabikubwira nk'inshuti yawe magara gufata umwana ukamujyana Tanzania kandi wumva ari hategura ubukwe ntabwo bizamworohera kubikora aririye yego icyo ni kimwe kuguma hana none imuhira bataza amakuru nabyo ni ikindi yego sibyo ngende umva wa telefone muhira ukabamenyesha ko ukiri hano iminsi warangiza nari ngiye kuvuga ngo wamara akabanyamurenge warangiza ugahita ugumina aha ngaha kugira ngo ufashe umwana uzave naho umukingiye ese hari ikibazo cyaho kuba ufite nta kibazo none nese n'umusiga wenyine kandi ari kubaho nabi bitewe n'uwo muramukazi we ntumva byo byavamo ugomba kuba hano ugasiga ukingiye umwana buriya nawe rega wanataha ufite umutima mwiza uvuga ati umwana wanjye ntabwo ariho yandagarara ahantu hazima bitewe n'uko wabuze amaboko meza umusizemo ngende umva wahamagara ukabibabwira ukamenyesha umutware w'iwawe uko gahunda ziteye hano kagushimire ibaza ko icyo kintu ntigeze gitekereza koko ni ukuri kw'Imana urumva ko ibyo bibazo byose birumvikana mana dufite umukazana ntawe no kurungu sobanurira bya rero kugira ngo mumushobore isengesho mu gitondo saa sita na nijoro ko kire byarananiye umayeme uzi ukuntu ameze none afite ukuntu asiga izangohe zabo aragukanurira akagira atya ukavuga ati wow ushobora no gusanga atanazi no gukubura mu nzu aziki ariko ikintu bise umunwa abigutuye ibaze ko Bruno yarambwiye ate anti genda arayamanitse none ubwo Bruno we bizagenda gute nimba umuntu atatinyuka kubaha nyirabukwe birumvikana ko n'umugabo atamwubaha amwubaha ni ikirutse imbere ye ariko nyine akunda umugore w'icyo kintu kinshimije kandi none namubwiye atujye wihangana nambwiye ati rega anti giye ibi byose mbikora abana banjye ari uwo dufite ari n'abazabyara niba hagaciro kandi nyine kandi nta muntu wagira inama yo gusenya ubwo rero iyo nama niyo reka nze ndaza gushaka ukuntu nahamagara biriya wa mugani ngiye mushingiye bya byiza uko urumva ngiye ntiyapanga n'ubukwe yishimye ko nyine yakumva ko ari wenyine yewe twarondoye akaru karyoshye kararyoshye cyane ningo
uri gukina nanjye ndakubajije uzi kwandika nzi kwandika ariko ntabwo batwigishije ko bandikira muri telefone. Ariko ziko kano kantu kajya gusa n'ishati yanjye we. Nikwe. Ikintu muhamagariye ni kimwe kuko amagambo yawe ntabwo ajya ashira. Ndabizi iyo wambonye wagira ngo wabonye umwana mungana mwirirwa muri gukina. Umva ngo mushiki wanjye agiye kuzana. Mushiki wawe. Mushiki wanjye wandi uba hanze. Wandi uba muri Amerika? Yego. Ye baba we agiye kuzana. Ararara he? Ararara he se hano hari inzu nini yo ku buryo buraharara. Ese umuntu uba muri Amerika burayaza akarara nko mu nzu nk'iyo mu Rwanda. Ko marara singiye navuye. Akuzi ko wagira ngo utekereza nyuma y'amasegonda 5 yo kuvuga. Akuzi ko ari byo. Ndabyumvisha. None se ubwo bwameze ate? Ako buriya si icyuki. Nikwe. Urabona hano ukuntu hasa. Uri kumva? Ukeneye amasuku hano. Ikindi ugenda ukurikira cyumba nyine tu. Bya bintu bya birimo bikuremo by'amamare n'ibiki ushyira mu mabarizi ushyira mu cyumba cyane. Umukorere waretse nkabanza nkavuga. Yego. Ugenda ugikore neza ugitunganye kandi ikindi uteke. Uteke ibiryo pana byandi ugiteka by'inkono ebyiri mu umuceri n'ibishyimbo cyane inyama. Uteke nyine bigaragara nyine uteke. Urumva? Ngiye kujya kumutora ukora amasuku hano neza ibindi byose kibazo ugira ukimbaza. Ako buranye rero hari gende nkabona buri Imana yarandemye ishyiramo n'akantu ko kwerekwa. No wari wabonye ko natangiye gukora amasuku hariya wagira ngo narimbize neza ko mushiki wawe agiye kuza. Ndavuga noneho ndazinduka mpita mvuga ngo reka mpite nkora amasuku. Urumva? Noneho nende kuvuga ngo nindangiza hariya leta ngenda nkore no muri wese muri ahantu hose no ariko kira cyumba cyo ntabwo nagitekereje. Ako boss ako mushiki wawe bura abafite nyashira abantu benshi muri iki gihe ngo bakunda nyashi ako wasanga urari icyuki man bose nari kubyumva yego iteka rihangana ko Papa Aimé. Nanone uragiye? Nanone ndagiye. Ese wigeze unzirikira hano? None se nyine. Ese ushaka ko nirirwa hano hanyuma mukabaho mute? Nyine ndabizi kuba wagiye gushaka uko tubaho kubera ko ariko nyine ndagushaka. Hako ufite amaganya biti. Sikwagira ngo umwana ndushye. Amezi angahe ntashize koko? Ashize ugira guteze. Umunsi ubona. Muri shizo nzu? Ubona nagushaka. Koko mari kubutaka meza ngaha harashize. None ubu ntihashize igihe kinini. Buri munsi ubyuka ugenda. Wataha ngo wananiwe. Ngo wiriwe ujya mu mazu, ngo wiriwe ugurisha ibibanza. Ukaza ukererewe, wanaza ntugire n'icyo umbwira. Ubuso ubona genda ivaze muri uru rugo. Ivaze ukwezi kumwe wisutaka ubu. Subwa ni kumwe. Basubura barambotse bagufunze ukajyana bagukatira nk'imyaka 3 wabiri. Noneho simfunzwe. Ariko ugomba kwimagina. Basi ndakwinginze utahe kare. Ntabyo kwinginga. Ese kwinginga ubundi twahuye ufite imyaka ingahe kutari barigeze ubikora ko nta kibazo ari baragize. None se nyine. Ko nabibonye. Nta nubwo rega ndi ni vaze muri uru rugo. Ntabwo uri vaze. Kirenze kuri icyo sindi n'ururabo.
Wow. abonye ahantu Bro. za Texas zahe iyi nzu z'amafaranga nyishyura uza amafaranga nyishyura wowe uri aho ngaho wasamya bwo se wageze hano mu Rwanda wanasubira hari ngenda hiye n'imbere y'Imana ni mubona nsubiye muri Amerika nzabidenda aha ngaho urira ubuntu Ikabyo. none nese ziko nakubeshyaga we mutembereze Ndahabona ni heza nyine. ureze kuri kureba hano gusa Ahubwo ngo what? love man Mr. Romantic. azi ko wanyibagiwe kusima ubundi ko mbona twicara wagira ngo nagurushye Ndarushye cyane ariko ndi kumva shyuhagiranye nanone tujye mu byumba gye kwareba neza kwitonza umuntu akabanza akanakwakira uri ahantu heza ariko wabonye ko u Rwanda rwahindutse ariko wakubona urimo uganya ariko madamu sheri wanjye ubundi ku myaka ufite wakabaye ugifite ubushyuhe ariko imyaka ni ibiki ko imyaka ari imibare nkubwira ngo ngenda gushaka warangiza wanagiye gucwira ubuse ariko ntukigire nk'umwana w'imyaka 10 babarira ufite ubushyuhe babarira none se njye gushaka papa ngenza kubana nawe wari yewe ikinzanye kuko nawe ntugakabye oya ahubwo niwe uri gukabya ubu kwezi kumurasaza oya ubundi ubonye gute ko nshaje iyi minsi umaze iminsi uri kunyiyima nibwo ubonye ko nshaje uvuga ko ashaka kunsembukana ariko ijya kuzamura ibintu aho atagira n'umuntu nabyumva cyangwa abantu babyumva sheri we ndaje ngushakira umwanya ariko ndimo nkubwiye ngo ndarushye nawe wakagombye kunyumva ariko uzi kuntu buri akazi katuvuna byo kuruha ntago bindeba ntago bigira bite ntago bindeba pe kandi narihanganye bikwiye ukwezi abiri nese uga kwezi ameze ko nagiye nkubita n'imyaka n'itatu ni sindya akaba yari kandi wa mugabo ubu umpeza mu rugo ntago nanatirimuka n'isegonda rimwe ariko wowe uhora ugenda none urashaka kugisohoka ukagenda ukabikorera hanze ngishaka yego ntago naguca inyuma nguha uburenganzira se base oya ntago mushaka urashonje cyangwa amafaranga y'imvura ugiye kuteka sio of course ese nyibwiriye amakuru ya shiri ngaho kwicara hano mbanza nkubaze come on siko nari nagoswe kwicara hano nyicara hano iki wicara ntari bito asede uretse kubeshya mbwiza ukuri sibyo niki kintu cyakuzanya ubu ntago ukizi koko ngiye bandimbwira amakuru ya shiri neza amakuru ya shiri yakuzanye naje gutaha ngiye kuba bereseri nguki ariko uko niwe ugiye kurongora none ndumva wanabupanze byanarangiye ntago naherukaga ase nk'uyu ntago naherukaga umukenyero batangiye nyine kumenya ko wagize nahinda yazawo zirashe zitangiye ziku reka nkubwizo reba noneho wagira ngo reba bya bino ngo ujye urya sigara umeze nk'ishashi wagira ngo ntukiri byandiki hanyuma mu minsi akazaza byari none sabane bari kuguhamagara rekana nabo mama kuri ya sheri asundi sheri kuvuga ubukwe nejo bundi ngiye rero ntabwo ko afite cyagiye gutwara avugana abanye nkabikubwira ariko naje kwisubira reka bro ntago wanyinisha uri umwe ntabwo nagukinisha mwaratandukanye se inde nyine mbwira inde uko mshaka kubona ari mfite ubushize atari we mfite uravuze ngo uri kubasimburanya nk'amakariso se mu Rwanda niba ari ikintu nyari ni ikintu bitabana ntuzare ukuntu umuntu abigenza brother uramu sister ntabwo amuhemukira asiye kuvuga nyine kandi uburaye bwa bwarakunaniye nso mbwiranye atabayewe shakoze ko ajya ngo hari ibintu yaguhaye reka ngiye nkubwiza ukuri rero igito byihorera sibyo kankire telefone sinanze ubundi tuganire dushe bizi umushonje niko mumera ubwo rimwe urashakisha impamvu kangwa n'akanote gashyashya aho iwacu hari n'umuceri wanjye cyangwa akanote gashyashya sorry inagenda wahe uteke turye nyiko sikugaburira abantu ko ndebe yagaragura si note ntuyizi singizi si nkende singizi ziriho ndebe ugaragura singi hano urabatari ese ko ndebe uyireba cyane note ntuyizi erega ntago yibayihinduye ubundi bahinduye note ya 2 bahinduye ne 5 shira cyari yayi nuko ari cyashya ariko nanuka aya mafaranga ntukayakinisha amafaranga ari mushyashya ko ndebe uyireba se nk'abahungu bo mu biryogo bari kumwe ka katabi ntibiyifata nka ko meze bite kandi uteke neza sije kajye mu kazi
nawe uze kugira umunsi mwiza ariko ko ibyo bindi ukomeze ubihangane ko ndeba sukuryo ase ufite ikihe kibazo nta kindi kibazo ufite ni cya cyonyine genda wasabuye ko ibibazo by'iwanyu cyangwa ukumbuye kujya gusura ase ubundi gupanga ibiki teka kumbwira ngo ni mubwe akoze ubukwe wowe uri mama uri iki wowe uranyirukanyisha kubera iki ngiye nakubwiye ko ari ubukwe mfite nese ubundi bwo bukuza nyine ubukwe nibwo bukuzanye bukuvanya Amerika cyane ngomba gusubirayo birangiye byose nahamba bari kuguhamagara noneho ukigera hano nagomba kuriba n'abasheri bangereka Ivan mbwiza ukuri rero hano hari ibyumba bitatu ufatemo kimwe kandi ugomba kuba hano muri inzu bya bintu numvaga wivugisha ngo nibagushakira nuza none yiki se ntabwo hano hari inzu nyine kuruhuka nkatembera n'ibyo noneho ngira abona naniwe tu nyine kuganira n'inshuti zanjye nyine gusohoka inshuti reka mubwire rero ndaza kumenya mu kanya ikintu kikuzanye hano nakikubwiye ahubwo tujye kumureba aho usabana nk'ibintu bari kuvuga ni shamba barira umva ibyo bintu bire kwa muhamagare gato wabanje ugatuza ukabanza ukanatuza dore icyumba cyangwa ikiriya ugenda ubanza ukarabe umuntu ashaka icyo urya mbwirira muhungu ajye kuzana ibintu byawe mu modoka cyane ni mukunda gabanya amatiku reka nyuma yuko ari sheri wawe ni my best friend wabonye icyumba cyawe hano uhita ukata hano ntose ubwo uri mu muri kumbaza ibintu kaguye mu brother rero icyumba cyawe kiri hano wabonye ukarabe ibintu byose ukeneye urabizi wawe wamaya mafufe